Ese aka kanya uramutse wisanze ku muryango winjira mu ijuru, aka kanya tuvugana wisanga uhagaze ku muryango winjira mu ijuru, hanyuma Yesu aguhagaze iruhande akakubaza kumubwira impamvu imwe yonyine ikwiriye gutuma mureka ukinjira, iyo mpamvu bamubwira ko ari iyihe? Bamwe bashobora kuvuga ngo ni uko nagerageje gukora neza kuri iyi si, hari ibikorwa nagiye nkora byiza, abandi bakavuga ngo ni ukubera yuko nyine nafashije abantu benshi, abandi natuye menshi, hari n'abandi aka kanya tuvugana batabona icyo bagusubiza, kuko iyo birebye babona nta kintu na kimwe, nta mpamvu n'imwe cyabemerera kwinjira mu ijuru bitewe n'uko babona bateye bameze. Ijambo ry'Imana mu Baroma 6:23 haravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bisobanuye ngo kabone nubwo cyaba ari icyaha kimwe gusa, iyo kwaba ari ukubeshya gusa, niba iki cyose warakoze ibintu byiza, ntabwo ukwiriye kubona ubwami bw'Imana, ahubwo ukwiriye urupfu, kuko nyine nibwo rukwiriye umuntu wese wakoze icyaha, kabone nubwo cyaba ari kimwe. Tugendeye kuri iki gisubizo muhaye, ushobora gusanga nta muntu n'umwe wabona ubwami bw'ijuru, kuko ndanashidikanya ko nta n'umwe muri iyi si, n'umwe muri iyi si utarakoze icyaha, kabone nubwo cyaba ari gitoya, ariko yaragikoze. Ariko mufite andi makuru meza. Ijambo ry'Imana nanone riratubwira ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ku bwandi, ku bwanjye nawe. Utarigeze kumenya icyaha bivuze ngo uwabaye adafite icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo njyewe nawe muri we duhinduke gukiranuka. Umva neza kano kantu, kugira ngo muri we duhinduke njye nawe gukiranuka, atari ukubera yuko twebwe turi babi, ahubwo kuko we yemeye kuba icyaha ku bwanjye nawe, kugira ngo Imana nitubona turi muri we duhinduke abakiranutse kandi tudakiranuka. Yohana 3:16, umurongo mwinshi abantu benshi bazi, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho, ndetse ntazacirweho iteka. Bisobanuye ngo uwizera Yesu wese azabona ubugingo buhoraho. Ntabwo ukora ibintu byiza ariwe uzabona ubugingo buhoraho, ntabwo utura cyane, ujya gusenga cyane, wiyiriza cyane ariwe uzabona ubugingo buhoraho, ahubwo uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo nguwo niwe uzabona ubugingo buhoraho. Noneho nongera kubaza iki kibazo, ese uramutse uhagaze ku muryango w'ijuru, Imana ikakubaza cyangwa se ikakubaza ngo ni iki cyatuma mureka ukinjira, ni iki? Wamusubiza ijambo rimwe: ni ukubera yuko nizeye yuko wapfiriye ibyaha byanjye, ni ukubera yuko nizeye yuko njyewe ndi umunyabyaha nta kintu gishoboye, ahubwo nizera wowe wemeye gupfa ku bwanjye, ugafata igihembo njye nari nkwiriye cyo gupfa nk'umunyabyaha, wowe ugipfira ku musaraba nta cyaha wakoze, kugira ngo ninkwizera nzahinduke umukiranutsi ku Mana. Bidaturutse kuko hari icyo nakoze, ahubwo biturutse n'uko nizeye amaraso yawe ariyo yapfiriye. None se niba kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza akaba ari byo gusa byonyine byatwinjiza mu bwami bw'ijuru, uko ijambo ry'Imana ribivuga, bisobanuye ko niba twaramwizeye gusa kabone nubwo bwakomeza gukora ibyaha tuzabona ubwami bw'ijuru? Oya, uzabaze umuntu wabaye mu by'isi nyuma akaza gukizwa akemera Yesu Kristo umwami n'umukiza we, kera iyo yakoraga ibyaha ntacyo byamutwaraga, yababaraga, nta mutima wamuciraga urubanza, ariko iyo amaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, umutima utangira kumucira urubanza, ugatukana, umutima ugakurya ukamera nk'umuntu wishe umuntu, ubwira umuntu nabi gusa ukumva umutima urakuriye. Bisobanuye iki? Ni Mwuka Wera uba ukurimo uri kukubwira ngo biriya bintu ntabwo wakwiriye kubikora. Kwizera Kristo ntabwo birangirira gusa, ahubwo iyo turi muri we duhinduka gukiranuka, bitari ibyo kumwizera gusa, ahubwo no mu migendere yacu araduhindura, agenda aduhindura gake gake, umunsi ku munsi agenda turushaho gusa nawe gake gake, umunsi ku munsi. Ariko ntuzigere utekereza yuko ibyo ukora cyangwa se ibyo ukorera Imana ari byo bizatuma ukorera kwinjira mu bwami bw'ijuru, ahubwo kumwizera umwami n'umukiza wawe nibyo bizakwinjiza mu bwami bw'ijuru. Hanyuma yaho Mwuka Wera azagenda aguhindura gake gake, urushaho kugenda usoma Kristo. Shalom.